mbere y'uko umwe mu bakinnyi bakomeye kandi bakunzwe cyane muri sinema y'Ubuhinde, Ram Charan, yari umusore wari ufite inzozi zo kwandika amateka ye bwite hanze y'igicucucucu cya se Chiranjeev, binyuze mu murava, impano n'ubwitange. Yavuye ku rwego rw'umukinnyi mushya aba icyamamare cyamenyekanye ku isi yose nyuma y'insinzi zidasanzwe za filime ze. Iyi ni inkuru y'ubuzima, urugendo rw'insinzi rwa Ram Charan, umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu kumenyekanisha sinema y'amajyepfo y'Ubuhinde ku rwego mpuzamahanga. Avuga ku itariki ya 27 Werurwe 1985 mu mujyi wa Chennai mu Buhinde. Ni umuhungu nk'uko nabivuze wa Shanave, umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu mateka ya sinema y'ururimi rw'Igitelugu, ndetse nabaye umunyapolitike hamwe n'umugore we Sorkhe Konde. Ram Charan yavukiye mu muryango uzwi cyane muri sinema y'amajyepfo y'Ubuhinde, aho umuryango wamaze imyaka myinshi ugira uruhare rukomeye cyane mu gukina filime, kuzitunganya no kuzicuruza. Afite bashiki babiri, umwe mukuru witwa Sushmita n'undi muto witwa Siraj. Sushmita yagiye akora ibikorwa bitandukanye bifitanye isano na sinema, harimo gutunganya imyambaro no kugira uruhare mu bikorwa byo gutunganya filime. Umuryango w'uyu mwana Ram Charan uburizwamo abantu benshi bazwi muri sinema, harimo mubyara we Allu Arjun ndetse n'abandi bakinnyi bakomeye cyane bagize uruhare mu guteza imbere sinema y'amajyepfo y'Ubuhinde. Yakuriye mu mujyi wa Hyderabad mu muryango wari ufitanye ubumwe bukomeye cyane. Nubwo se yari icyamamare gikomeye cyane, ababyeyi be bagerageje kumurera nk'umwana usanzwe kugira ngo adakurana imyitwarire y'ubwamamare hakiri kare. Icyakora kuba yarakoraga ibikorwa bya sinema buri munsi byatumye akurana inyota yo kuzinjiramo nawe, kuko yabonaga bikorwa na se. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayize mu bigo bitandukanye bizwi mu Buhinde, gusa akiri muto yatangiye gukunda ibikorwa byo kwigaragaza imbere y'abantu, ndetse atangira kugaragaza impano mu mbyino no mu bikorwa. Ibi byasabaga imyitozo ngororamubiri. Nyuma yinjiye mu mashuri makuru yiga ibijyanye n'ubucuruzi n'ibaruramari, ariko niyo birangije kuko yahisemo gukurikira inzozi ze zo kuba umukinnyi wa filime ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo yitegure neza uwo mwuga, yagiye ahabwa amahugurwa yihariye yo gukina filime mu mujyi wa Mumbai. Yitoje kandi kubyina ndetse no kugendera ku mafurashe, ibintu byamufashije cyane mu nshingano nyinshi yagiye ahabwa nyuma. Urukundo yakundaga amafurashe rwari rwaratangiye akiri umwana, ndetse yakuze yanakomeje gukoresha kubikunda cyane kugeza ubwo yashinze ikipe y'imikino ijyanye no kugendera ku mafurashe. Uyu mugabo yinjiye muri sinema ku mugaragaro mu mwaka wa 2007 ubwo yakinaga bwa mbere nk'umukinnyi mukuru muri filime bise Chota. Filime yakinaga ari umusore ushobora kwihorera nyuma y'urupfu rwa se. Filime yakiriwe neza n'abafana ndetse ininjiza n'amafaranga menshi. Ibintu byatumye abantu batangira kubona ko umuhungu wa Chiranjeev nawe afite ubushobozi bwo kuba icyamamare abyikesheje. Imikinire ye muri iyi filime yamuhesheje ibihembo bikomeye cyane by'umukinnyi mushya utangiye kwitwara neza. Ibintu byatumye yinjira mu rwego rw'abakinnyi bari bafite ejo hazaza heza muri sinema y'ururimi rw'Igitelugu. Nyuma y'insinzi mu mwaka wa 2009 yinjiye muri Magadela. Iyi ni filime yahinduye amateka y'umwuga we. Muri iyi nkuru yakinnye afite inshingano ebyiri zitandukanye zifitanye isano n'urukundo, intambara n'ubuzima bwabayeho mu bihe bitandukanye. Filime yabaye imwe mu zakunzwe cyane mu mateka ya sinema y'ururimi rw'Igitelugu. Yinjiza amafaranga menshi cyane kurusha izindi zari zarabanje. Uburyo Ram Charan yakinnye bwashimwe cyane bituma ahabwa ibihembo bikomeye kandi izina rye ritangira kuvugwa mu Buhinde hose. Nyuma yo kugera kure iyi filime Magadela, abantu benshi bari biteze ko izakomeza gutsinda buri gihe. Icyakora filime yakurikiyeho iyo nitwaye neza nk'uko byari bitezwe. Nubwo yari afite inkuru yihariye ivuga ku rukundo n'imibanire y'abakundana, ntiyashoboye kugera ku rwego rw'insinzi rwari rwitezwe. Ibi byabaye isomo rikomeye cyane kuri we, nk'uko byamweretse ko kuba icyamamare bidahagije kugira ngo buri filime ukoze igende neza. Muri icyo gihe kandi hari umushinga wa filime wari waratangajwe ariko uza guhagarara utarangiye kubera ibibazo by'amafaranga. Ibi byatumye amara igihe kitari gito hadafite imishinga mishya cyangwa se filime, maze bamwe batangira kwibaza niba ashobora kongera kugera ku rwego yari yaragezeho nyuma yo kugaragara muri filime Magadela. Mu mwaka wa 2012 yagarutse muri filime y'ibikorwa n'imirwano yakunzwe cyane n'abafana. Yagaragaje imbaraga nyinshi mu mbyino no mu mashusho y'imirwano. Ibintu byatumye yongera kugarura icyizere cy'abakunzi be. Filime yaninjiza agatubutse kenshi kandi yerekana ko yari agifite ubushobozi bwo gukurura abantu benshi muri sinema. Mu mwaka wakurikiyeho yongeye gukina muri filime yagaragayemo afite inshingano ebyiri zitandukanye.
uburyo yashoboraga kwitandukanya hagati y'abo bantu babiri yakinnye aribo bwashimwe n'abakunzi ba sinema ndetse butuma yerekana ko ashoboye gukora ibintu birenze ibyo abantu bari basanzwe bamuziho. Ni filime yabaye intsinzi ikomeye cyane ku isoko irashimwa. Mu mwaka wa 2014 yakinnye muri filime yibanze cyane ku muryango, urukundo n'indangagaciro z'ubumwe, kandi ni na filime yagaragaje uruhande rwe rw'amarangamutima kurusha uko byari byarigeze kuboneka mbere. Abasesenguzi benshi bashimye uburyo yakinnye ndetse bituma bamwe batangira kubona ko ashobora gutsinda mu nkuru zitari iz'imirwano gusa. Mu mwaka wa 2015 yagarutse muri filime zuzuyemo ibikorwa byinshi n'imirwano nubwo inkuru yabyo itashimwe n'abasesenguzi, ariko yakunzwe cyane kuko ibikorwa bye byashimishije abantu ndetse n'uburyo Ram Charan yagaragazaga ubuhanga mu mashusho asaba imbaraga nyinshi byatumye bitangira gusubirwaho. Bidatinze umwaka wakurikiyeho 2016 yagaragaye muri filime bise Durva, filime yatumye benshi bongera kumushima cyane. Yakinnye nk'umupolisi afite intego yo kurwanya abanyabyaha bafite imbaraga nyinshi. Uburyo yagaragaje ubushake, ubutwari n'ubwenge muri izi nshingano byashimishije cyane abakunzi ba sinema. Filime yabaye intsinzi ikomeye kandi yinjiza amafaranga menshi, bituma Ram Charan akomeza kwiyubaka nk'umwe mu bakinnyi bakomeye kandi bafite ijambo rikomeye cyane muri sinema y'Ubuhinde. Mu mwaka wa 2019 yagaragaye muri filime y'ibikorwa n'imirwano yakiriwe nabi n'abasesenguzi ndetse nitwara neza nk'uko byari byitezwe. Nubwo yari yarashowemo amafaranga menshi kandi yari itegerejwe cyane n'abafana, inkuru yayo yanenzwe cyane kubera kutagira umurongo usobanutse ndetse no kubura amarangamutima akomeye ashobora gukurura abayireba. Iyo ntsinzi nye yatumye benshi bongera kwibaza ku cyerekezo cy'umwuga we mukuri nyuma y'imyaka yari amaze ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri sinema. Icyakora ibintu byarahindutse burundu mu mwaka wa 2022 ubwo basuraga filime bise La cyangwa se La eshatu, imwe muri filime zakunzwe cyane mu mateka ya sinema y'Ubuhinde. Muri iyi filime yakinnye ari umwe mu ntwari zaranze amateka y'Ubuhinde afatanyije n'undi mukinnyi ukomeye cyane. Inkuru yayo yari ifite inkuru ishingiye ku butwari, ubushuti n'urugamba rwo kurwanya ubukoloni. Uburyo yakinnye bwashimwe cyane n'abafana ndetse n'abasesenguzi bo hirya no hino ku isi. Filime yabaye intsinzi ikomeye ku rwego mpuzamahanga, yinjiza amafaranga menshi cyane kandi ituma Ram Charan aba icyamamare ku rwego rw'isi. Iyi filime yanegukanye ibihembo bikomeye, harimo igihembo mpuzamahanga cyahawe indirimbo bise Natu. Ibintu byatumye sinema y'Ubuhinde irushaho kumenyekana ku rwego rw'isi. Nyuma Ram Charan ntabwo yari akiri icyamamare cyo muri sinema gusa, ahubwo yari amaze kuba umwe mu bakinnyi bakomeye mu Buhinde bwose. Muri uwo mwaka kandi yagaragaye muri filime yakinnyemo na se, nubwo uruhare rwe rutari runini cyane nk'urwo yari afite muri iyi filime. Byashimishije cyane abakunzi ba sinema kubona se n'umuhungu bagaragara hamwe muri filime imwe. Ibi byongeye kwerekana umubano ukomeye cyane uri hagati yabo ndetse n'uruhare umuryango wabo ugira muri sinema y'Ubuhinde. Nyuma y'iyo filime izina rye ryatangiye kumenyekana cyane mu bice bivugwa ururimi rw'Igihinde, aho mbere hatarafite abakunzi benshi nk'aho yari afite mu majyepfo y'Ubuhinde. Filime ze zatangiye kurebwa cyane n'abaturage bo muri icyo gihugu hose. Ibintu byafunguye amahirwe n'amarembo mashya yo gukina filime zigenewe isoko rinini kurushaho. Mu mwaka wa 2025 ejo bundi yagarutse muri filime ya politike n'ibikorwa by'imirwano, yagaragayemo nk'umukozi wa leta urwanya ruswa n'akarengane mu matora. Nubwo filime yakiriwe neza mu bice bimwe na bimwe by'Ubuhinde, ntiyashoboye kugera ku rwego rw'intsinzi rwari rwitezwe kuko amafaranga yakoreshejwe mu kuyikora ari menshi cyane kurusha ayo yinjije. Abasesenguzi benshi bavuze ko inkuru yayo yari ifite ibice byiza, ariko ari aho yatinze kandi ikagira ibintu birenze urugero. Nubwo byagenze bityo, Ram Charan yakomeje gutangaza imishinga minini y'igihe kiri imbere, aho yatangiye gutegura filime nshya zitezweho byinshi, harimo izazakorana n'abayobozi bakomeye muri sinema y'Ubuhinde. Bimwe muri ibyo bikorwa byari biteganyijwe gutangira hari gufatwa amashusho mu mpera za 2025 no gukomeza muri uyu mwaka turimo. Ibi byerekanye ko azakomeza gushaka kwagura ibikorwa bye no kugera ku rwego rwo gukira, ariko nanone agakinira ku isoko mpuzamahanga. Uretse sinema, yaninjiye mu bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye. Kubera urukundo afitiye amafarashi kuva akiri muto, yashinze ikipe y'imikino ijyanye no kugendera ku mafarashi nigeze kuvugaho, ndetse akomeza kugira uruhare mu kuyamamaza no guteza imbere uwo mukino mu Buhinde. Afite kandi urwuri rwe bwite rurimo amafarashi menshi yitaho kandi yorora. Yinjiye mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere, aho yagize uruhare mu ishingwa ry'ikigo gitwara abantu mu ndege cyari kigamije gufasha abaturage bo mu mijyi mito kubona serivisi z'ubwikorezi ku giciro kiboroheye. Nubwo icyo kigo kitakomeje gukora igihe kirekire,
yagaragaje ko afite inyota yo gushora imari mu bikorwa bitandukanye bitari sinema gusa. Ram Charan kandi yafatanyije n'abandi gushinga ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri n'amarushanwa agamije guteza imbere ubuzima bwiza. Ibyo bikorwa byitabiriwe n'abantu benshi kandi byamufashije kumenyekana no hanze ya sinema. Kubera ubwamamare bwe, amasosiyete menshi yagiye amuhitamo kugira ngo abe ambasaderi w'ibigo byayo. Yamamaje ibinyobwa, amapikipiki, imyambaro ndetse n'ibindi bicuruzwa bikomeye. Mu myaka ya vuba kandi yahawe inshingano zo kwamamaza ibikorwa by'imikino itandukanye harimo n'umuheto n'imyambi, hagamije gukangurira urubyiruko kuyikunda. Mu mwaka wa 2026 yongeye kuvugwa cyane nyuma yo kugaragara ku gipfunyiko cy'igitangazamakuru kizwi cyane cyandika ku modoka zihenze. Iyi nkuru yagaragaje urukundo rwe ku rwego rwihariye akunda imodoka ndetse n'ikusanyirizo runini ry'imodoka z'agaciro atunze. Ibi byerekanye ko uretse kuba ari icyamamare muri sinema, yanabashije kubaka ubuzima bw'ubucuruzi n'ishoramari. Ibi byamushyiraga ku rwego rw'abakinnyi bakize kandi bafite ijambo rikomeye cyane mu Buhinde. Uyu munsi afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu gihe cye, aho yashoboye kuva ku kuba umuhungu w'icyamamare akubaka izina rye bwite binyuze mu bikorwa bye, insizi za filime n'umurava yakomeje kugaragaza mu rugendo rwe rwa sinema. Uretse kuba Ram Charan ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri sinema y'Ubuhinde, yanagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu bikorwa bifasha abaturage n'ibidukikije. Mu mwaka wa 2020 yifatanyije n'igikorwa cyo gutera ibiti cyari kigamije kongera amashyamba no kurengera ibidukikije. Atera ibiti mu rugo ndetse anashishikariza abandi kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije no kurwanya iyangirika ryabyo. Mu myaka yakurikiyeho yatangaje umugambi wo gushora amafaranga menshi mu mishinga igamije guhindura imyanda mu ngufu zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Iyi ntego yari ugufasha kugabanya imyanda yangiza ibidukikije no gushaka ibisubizo birambye. Ibi bifasha abaturage n'igihugu muri rusange. N'umushinga wagaragaje ko adashishikajwe gusa na sinema, ahubwo anatekereza ku bibazo bireba sosiyete. Mu bihe bitandukanye yagiye ajya mu bigo byita ku bana b'imfubyi no mu mashuri yo mu cyaro, aganira n'abana ndetse akabatera imbaraga zo gukomeza kwiga no kwizera ejo hazaza heza. Nyuma y'ibiza byibasiye bamwe mu baturage bo muri Andhra, yafashe icyemezo cyo gufasha umwe mu midugudu yari yarangiritse cyane, agira uruhare mu bikorwa byo kuyubaka no gufasha abaturage kongera gusubira mu buzima busanzwe. Urukundo akunda amafarashi rwo rwagiye rugarukaho kenshi sinarusubiramo. Yashakanye n'umugore witwa Apsan Kemneni tariki ya 14 Kamena 2012 mu birori bikomeye cyane byabereye i Hyderabad. Umubano wahuje imiryango ibiri ikomeye cyane mu Buhinde, umwe azwi cyane muri sinema, undi azwi ku rwego rw'ubuvuzi n'ubucuruzi. Nyuma y'imyaka myinshi babana, tariki ya 20 Kamena 2023 bibarutse umwana wabo wa mbere w'umukobwa witwa Kiran Kar. Ivuka rye ryashimishije cyane umuryango ndetse n'abakunzi ba sinema cyangwa se ba Ram Charan. Nyuma y'igihe umuryango wongeye kugira ibyishimo nyuma y'uko hatangajwe ko uyu mugore atwite impanga. Mu ntangiriro za 2026 bibarutse umuhungu n'umukobwa. Ibintu byatumye umuryango we urushaho kwaguka. Abafana benshi bashimye ayo makuru, cyane cyane ko Ram Charan yaramaze imyaka myinshi yubatse urugo atarabona abana. We n'umuryango we batuye mu rugo runini ruherereye mu gace kitwa Jubilee Hills i Hyderabad, aho abana n'ababyeyi be ariho bibera. Uwo mubano hafi n'umuryango mugari utuma abana bakurira mu buzima bwuzuyemo urukundo n'ubufatanye. Nubwo gahunda ze za sinema ziba nyinshi, ariko akunda gushaka umwanya wo gusohokana umugore n'abana be bagasura ibihugu n'ahantu hatandukanye kugira ngo bagumane ubumwe bw'umuryango. Ku bijyanye n'ubuzima bwite, azwiho gukurikiza gahunda ihamye yo kwita cyane ku mubiri. Akora imyitozo buri munsi kandi yita cyane ku mafunguro afata. Akunda siporo zitandukanye zirimo koga, kwiruka, guterura ibyuma no kugendera ku mafarashi. Ibi nibyo byatumye akomeza kugira imbaraga n'imiterere y'umubiri imufasha gukina filime zisaba ibikorwa byinshi. Akunda kandi gusoma ibitabo no kureba filime z'imirwano muri Amerika. Ntabwo akunze ubuzima bwuzuyemo ibirori byinshi nk'ibindi byamamare bimwe na bimwe, ahubwo akunda kubaho mu buryo butuje no kwita ku muryango we. Azwi kandi nk'umuntu wirinda kunywa ibisindisha kuko yemera ko ubuzima bwiza butangira ku myitwarire myiza ya buri munsi. Ni umuntu ufite ukwemera gukomeye cyane ku idini ry'Abahindu. Akunda gusura insengero zikomeye zo mu Buhinde, cyane cyane mu bihe by'ingenzi mu buzima bwe. We n'umuryango we bakomeje kubungabunga imigenzo n'umuco by'iwabo aho bajya hose. Ibintu bifatwa nk'ingenzi cyane mu mibereho yabo. Mu mwaka wa 2025 umugore we yahuye n'impanuka nyuma yo gutanga ibitekerezo ku buryo abagore bashobora gutegura ejo hazaza habo mu bijyanye no kubyara. Hari abantu batabyumvise kimwe, ariko nyuma yasobanuye ko yavugaga ibyamubayeho ku giti cye
kandi ko intego ye yari ugushishikariza abagore gufata ibyemezo bibafasha kugera ku nzozi zabo no kubaka ejo hazaza habo uko babyifuza. Uyu munsi uyu mugabo ntabwo afatwa gusa nk'umukinnyi wa filime uri aho, afatwa nk'umushoramari, umunyabikorwa mu bikorwa by'iterambere, umukunzi wa siporo ndetse n'umuntu ufite uruhare mu mibereho y'abaturage benshi. Urugendo rwe rwerekana uburyo ki yagiye yubaka izina rye mu buryo burenze kure ya sinema, kugeza ubwo abaye umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye cyane mu Buhinde no hanze yabwo. Mu bitangazamakuru byo mu Buhinde hakunze kuvugwa nk'umwe mu bakinnyi bafite ikinyabupfura, umurava n'imbaraga nyinshi mu kazi. Abantu benshi bamufata nk'umukinnyi utajya uterera iyo, cyane cyane kubera uburyo yateguraga filime ze n'uko yita ku mubiri we. Hakunze kugaragara nk'umuntu ukora imyitozo ihoraho kandi akagira gahunda ihamye y'ubuzima, ibintu bituma bikitegererezo ku rubyiruko rwinshi. Ibinyamakuru byinshi byandika ku myidagaduro byakunze kugaragaza uburyo ahindura imiterere y'umubiri we bitewe n'inshingano aba agiye gukina muri filime. Ibi bituma abantu benshi bamufata nk'umukinnyi ufata akazi ke nk'inshingano ikomeye, aho kuba uburyo bwo kwamamara gusa. Uretse ibikorwa bya sinema, akunze kuvugwa nk'umuntu ukunda cyane umuryango we, by'umwihariko umugore we, abana ndetse n'ababyeyi. Ubwamamare bwe ntabwo wabuvuga ngo burangize, nubwo akunze kuvugwaho ibyiza, hari ibihe bimwe na bimwe yagiye anengwa. Muri filime yasohotse mu mwaka wa 2019, bamwe banenze urugero rw'imirwano n'ibikorwa bikabije byagaragaye muri iyo filime. Amashusho amwe yakwirakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bayasetse, abandi bakayanenga bavuga ko yari arenze urugero. Icyakora ibi ntibyigeze bihungabanya cyane izina rye nk'umukinnyi. Mu mwaka wa 2025 nabwo havutse ibihuha byavugwaga ko hari ukutumvikana hagati y'umuryango ibiri ikomeye ya sinema nyuma y'amagambo yavuzwe mu birori runaka. Nyuma byaje gusobanurwa ko aya magambo yari yarafashwe nabi kandi nta kibazo cyari kigihari. Ibi byatumye ikibazo kirangira vuba. Imbuga nkoranyambaga nazo zagize uruhare runini mu gukomeza ubwamamare bwe. Miliyoni nyinshi z'abantu zimukurikira, ahasangiza abakunzi b'amakuru ajyanye na filime ze, imyitozo akora ndetse n'ubuzima bwe bwite. Ibi byatumye abantu bamubona nk'umuntu wegereye abafana be kandi utararanzwe no kwikuza, nubwo afite ubwamamare bukomeye. Mu mateka ya sinema y'Ubuhinde hafatwa nk'umwe mu bakinnyi bagize uruhare mu guhindura uburyo filime zakozwe cyangwa se zikorwa muri sinema y'ururimi rw'Igitelugu. Filime nka Magadera ni imwe mu zahinduye byinshi muri uru ruganda, kuko yerekanye ko filime zigifite ingengo y'imari nini, amashusho agezweho n'inkuru zidasanzwe zishobora gusinda cyane. Nyuma yayo filime nyinshi zatangiye gukorwa ku rwego rwo hejuru kurushaho. Urwo ni rwo rugendo nashakaga kuvugaho gato, kuko yagiye agira uruhare mu gufasha no guteza inkunga abakiri bato mu muryango binjira muri sinema. Kuba akomoka rero mu muryango umaze igihe kinini muri urwo ruganda byatumye agira uruhare mu gukomeza uwo murage no gufasha ibisekuru bishya gukomeza kubaka. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, izina rye ryahindutse inkuru nini ya sinema y'umuryango w'Ubuhinde. Urukundo akunda amafarashi narwo rwagize uruhare mu kumenyekanisha uwo mukino mu majyepfo y'Ubuhinde. Abana benshi batangiye kuwukunda nyuma yo kubona uburyo awukina ndetse n'uko awuvugaho. Uyu munsi arafatwa nk'umwe mu nkingi za mwamba za sinema y'amajyepfo y'Ubuhinde, kuko yashoboye kubaka izina rye bwite nubwo yavukiye mu muryango wari usanzwe ufite ubwamamare. Ariko navuze ko kubera umurava, impano n'ubushake bwo guhora atera imbere, yanditse izina rye mu mateka ya sinema y'Ubuhinde kandi akomeza kumwe mu bakinnyi bakurikirwa n'abafana benshi ku isi yose. Nanjye Karekezi Issa ndahandika umuvuga. Mureke dusubire mu biganiro by'ubutaha.